buzima bw'ibyamamare byo mu Rwanda hari inkuru zimwe zishimisha abantu cyane cyane iyo zireba ubukwe bw'abazwi mu itangazamakuru. Ni muri ubwo buryo umunyamakuru ukunzwe na benshi muri televiziyo Rwanda Aimé Bote Mushashi yashyize iherezo ku buzima bwo kuba ingaragu ziribatera, asezerana n'umukunzi we Francis Nyamaswa mu muhango w'ubukwe wabaye wa gatandatu ku itariki 14 Werurwe 2026 mu mujyi wa Kigali. Uyu muhango wari urimo ibyishimo byinshi, witabiriwe n'inshuti, imiryango ndetse n'abakunzi baba bombi. Bose bahuriye ku ntego imwe yo kwifatanya nabo mu byishimo byo gutangira ubuzima bushya bw'uru rugo. Mu by'ukuri ubukwe bwabo bwagenze gute? Nk'uko bisanzwe mu muco nyarwanda, ubukwe bwabo bwatangiriye mu muhango wo gusaba no gukwa. Uyu muhango wabereye mu Kinyinya mu mujyi wa Kigali. Muri uwo muhango imiryango yombi yahuriye hamwe mu biganiro byuzuyemo ibyishimo, aho umuryango wa Francis Nyamaswa wasabye Mushashi mu buryo bwemewe n'umuco nyarwanda. Nyuma y'uwo muhango hakurikiyeho gusezerana imbere y'Imana kwabereye mu rusengero rwa Evangelical Restoration Church wabereye i Masoro. Muri uwo mwanya w'ingenzi cyane, Aimé Bote Mushashi na Francis Nyamaswa bemereye imbere y'Imana ndetse n'abari bitabiriye ubukwe bwabo ko bazabana akaramata, bakubaka urugo rushingiye ku rukundo, kubahana ndetse no gushyigikirana. Abari aho bavuga ko muri uwo muhango wari urimo amarangamutima menshi, aho bamwe mu nshuti n'imiryango bagaragaza ibyishimo byo kubona aba bombi batangiye urugendo rushya rw'ubuzima. Ku mugoroba w'uwo munsi ibirori byo kwakira abatumiwe byabereye i Kinyinya muri Meze Park, aho abatumirwa bashimangiye uyu muryango mu buryo budasanzwe. Abari bitabiriye ibi birori bagaragaje ko byari byateguwe neza, birimo indirimbo, imbyino ndetse n'amagambo meza yifuriza aba bombi ubuzima bwiza mu rugo rwabo rushya. Ubundi Aimé Bote Mushashi ni umwe mu banyamakuru b'abagore bamaze igihe bazwi cyane mu Rwanda. Azwi cyane nk'umwe mu bantu basoma amakuru kuri televiziyo Rwanda bakanayayobora, aho amaze igihe agaragaza ubuhanga n'ubunararibonye gutambutsa amakuru. Mbere yo kugera kuri televiziyo, Mushashi yakoreye ibindi bitangazamakuru bitandukanye birimo Radio and TV One, aho yagiye yubaka izina mu mwuga w'itangazamakuru uko imyaka yagiye ishyira, kandi yagiye amenyekana nk'umunyamakuru ufite imvugo ituje, ubunyamwuga ndetse n'uburyo bwiza bwo kugeza amakuru ku bayakurikirana. Nyuma y'ubu bukwe, inshuti, imiryango ndetse n'abamukurikiraga mu kazi bamwifurije urugo ruhire, bamwifuriza ko azubaka urugo rufite amahoro, urukundo ndetse n'ubwumvikane. Bamwe bagaragaje ko Mushashi ari umuntu ufite umutima mwiza, bityo bakizera ko urugo rwe rushya ruzaba rumeze neza kandi rukomeye. Ku rundi ruhande, abakunzi b'itangazamakuru mu Rwanda nabo bagaragaje ibyishimo, bavuga ko bishimiye kubona umwe mu banyamakuru bakunda ageze ku ntambwe nshya mu buzima bwe. Ubukwe bwa Aimé Bote Mushashi ndetse na Francis Nyamaswa bwabaye ikimenyetso cy'urukundo n'ubwitange hagati yabo. Ubu ngubu batangiye urugendo rushya rw'ubuzima bwo kubaka urugo, urugendo rukeneye urukundo, kwihangana ndetse no gushyigikirana. Nta gushidikanya rero ko benshi bakurikira Aimé Bote Mushashi mu mwuga we bazakomeza kumwifuriza ibyiza mu rugendo rushya rw'ubuzima bwe. Bazagira urugo rwiza, urugo ruhire.